n'umukobwa w'umudating agomba kuba afatika. yahari aba bafatika kabisa. Ugomba kuba ari mwiza first of all. Bipika. Ari mwiza. Gusa iki cyo nagikunze cyane. Cyo kumva ko nguri kudatinga Kate Bashabe. Byanejeje. Ndavuga ntuyu muhungu rwose ntajya afata ibintu byoroshye pe. Mugenzi wageze arya. Ava mu Rwanda ageze Tanzania. Aho ravuga utinga nze nkwerege sanatuma abakobwa bose beza baducika. Uyu ndamusigarana mu gihugu. Juno kora hana kwemeye pe. Naho ubunye ikimenyerongoye mu yango birakunezeza nawe wumva ugiye kurongora. Ariko ngiye maze n'igihe myitegura. Yego. Ubukwe namaze kumenya igihe buzabera. Aho buzabera muri iyi minsi mikuru Samsung Top 50 yabagamanyirije ibiciro by'ama smartphone kugeza kuri 20%. By'umwihariko Samsung Galaxy S23 Plus iri kugura nk'ubuntu pe, kandi tukakongera n'agaseke ku murundo w'ibihembo bikubiyemo smartwatch, pochette nziza, anti-block, charger igezweho na internet ya Mango 4G mu gihe cy'umwaka byose icyarimwe. Noneho byagera ku bahoranye inzozi zo gutunga iPhone, ubu iPhone 11 Pro Max ya giga 256 turayiguhera ibihumbi 500 gusa, kandi ifite na garanti y'umwaka wose. Ni karibu rero, uragura firigo tukakongeza n'imashini yo guteka izwi nka kuka, wagura TV screen tukakongeza n'ibikoresho bya Canal Plus biri kumwe na decoder iriho abonoma. Amaduka ya Samsung 250 ari Kigali ni muri City, Giporoso, Gisimenti na Nyabugogo ndetse no mu mujyi wa Musanze na Rubavu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 cyangwa se udukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung Top 50 Rwanda. Reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wherever you are. Nitwa Irene Murinda habi Kasha Makokero cyangwa se Morodekai. Welcome to the show once again. Ini MI Empire. Nkwifuriza umwaka mushya muhire aho uri hose, ukwezi kandi kuba kugomba kuzashira. Nkwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Urakaze neza kuri Onomo Hotel, tukwakira nk'amata y'abashyitsi, ibyo murabizi ibyo. Ariko nyumvugira utiko munyemerere aka kanya duhere ku isomo ry'imyambarire mbere ko tangira ikiganiro, cyangwa se njya kuganira no tugiye kuganira. Fata agakaye n'agakaramu wandike ibingiye kujya ngaragaza ku rubaho. Use twatangiye kuri screen yanyu, turahera ku nkweto wambara ku munsi wa gatatu w'icyumweru. Ambo iyo umunsi wayo wa mbere hari uko wambara, uwa kabiri hari uko wambara, tugeze ku wa gatatu rero iyo uri umusirimu ukaba utuye mu murwa cyangwa se mu nkengero, waba utuye no mu no hanze y'u Rwanda nabwo birakunda cyane, ahubwo niho ibintu twabikuye, niho mfite ama reference. Ariko sasa kirazira kikaziririzwa kwambara ku munsi wa gatatu inkweto y'umweru y'ikiragi. Ubwo iyo mvuze y'ikiragi nta brand bigira. Iyo ni icyambere. Noneho iyo ifite brand biba bisaba ngo iyo brand yubaye, kubera ko ari ukuntu umuzungu aba yarayikoze kugira ngo yambarwe imeze gutyo. Niba rero yitwa urugero nka Air Force, mbese nk'iyi ngiyi, kiziririzwe gusangamo ikibara cy'igitaka. Niba ikiri Air Force iyo bayita Force. Bantu mwambara Force mugerageze mushaka Air Force pe. Dore rero iyi ngiyi muri Qur'ani niyo yitwa Air Force, brand nziza cyane original. Noneho rero sasa ntukabunuze ibirenge, jya wambara inkweto ushyiremo isogisi ryaba byiza ari umweru, kandi umweru nabwo umeshe. Urambara umweru wabaye beige ngo wambaye isogisi. Dore nukubambara ku munsi wa gatatu wambara Air Force y'umweru irimo n'isogisi ry'umweru, mvugira ngo dede.
ko kano wakanditse ku murongo wa ruguru ugaceho umurongo. Ari ukuntu umuntu aba afite inkweto yitwa Jordan ariko kubera kuntu isa nabi ikaba iri nka Jordan. Mwije mwambara neza zamuka gake gake sasa nkwereke icyamamare ariko mana yanjye. Tandukanya amapantaro y'ubwoko bwa deshire. Nimba wambaye shire wiyitiranya na deshire, ibyo bintu tugerageza tubitandukanye pe. Gake gake akadeshire keza kanyufuye kanya ko gahura n'urukweto rwe kazamuka. Aba umbabura uberetse kuvuga gusa umgende kwigisha abantu turi ku kibaho. Ambo sigaye mbona abahungu bambara ibintu by'ibishati, sorry mumbabarira ko nk'ibiribaya. Tandukanye iribaya n'ishati. Iribaya ni ry'abamama, ishati ni y'abapapa bambara bagakira bakantu k'agapira keza, sibyo? Ishati ifite ibara rijya kuba pink ariko yererutsemo gakeya, ifura buriya n'agapira k'umweru. Impamvu agapira k'umweru nuko n'urukweto rurusa gute kugira ngo umweru ntacyo wigira icyari. Ibi bintu barabigura ku isoko, nawe wabigura, wenda birahenze ariko wabigura. Noneho kubihuza ukabijyanisha rero bisaba skills. Ushobora kuba ufite ubwawe cyangwa se hari abantu babyize bakabigufasha. Komera cyane Kizigenza. Komera. Gushimiye ko wemeye ukatubera ikibaho tukigisha abanyarwanda uko bambara kuwa gatatu. Mbereyeho bo. Mbereyeho bo. Ni inshingano zanjye. Rwanda kirakomeye. Ibaze rero nubahobeye. Ntabwo nawe mbereyeho bo. Ukabahobera unabereyeho bo. Ibifatanye twumve. Mbahobera mbereyeho bo. uri mu bakunda ibintu bikomeye kandi byiza. Iguriro igufasha guhaha neza ku masoko yo kuri internet akomeye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai nka Amazon, Alibaba, eBay, B&H, Taobao n'izindi nyinshi. Hitamo icyo ushaka, wishyure 50% mbere, hanyuma asigaye uyishyure igihe ibicuruzwa bigeze i Kigali. Ni uburyo bwizewe kandi bworoshye. Hagati aho mu minsi 7 na 14 tuba twatumitse ni kuri wa@iguriro.com cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0788161680. Wanashyira application ya Iguriro muri telefone yawe. Erega guhaha biroroshye na Iguriro, birasa neza nko kwitungira isoko mu nzu wawe. Neza avuga umuhungu aracyumva cyane. Komera cyane. Komera. Nayi ntaragera ku marinete rero. Narakubwiye ngo ntukambare kiragi banga kunyumva. Useni bira bintu bambara sa marinete na marine. Iyo hagiye hotel igomba kuba ifite brand nete wambaye. Urambara ibiragi ukajya mu bantu ukanajya flexing nka ntari ukanazekaja koko wambaye ikintu kitagira brand. Turi nete iyo brand bayita ngo iki? Bayita MU. Kubwiye ngo birakomeye. Naho uzi MU nimbe igiki. Hari nabo nabonye bambara za Prada. Agari Prado. Ujurira ko iriya nyuguti ya A batashyizeho O. Prado ni imodoka sirinete. Ngo yambaye Prada shariho O inyuma. Prado. Wambaye pièce de rechange. Yeye bimeze bita umuhungu nari ngukumbuye kabisa. It's been time. Hashize iminsi Irene. Hashize iminsi kabisa. Nk'umwaka urenga. Kabisa. Ariko mba nkubona buri mu kazi. Ni original ariko nako gahagarara ariko. Nibibaho. Ariko ukiza muri game aravuze uti sinzigera nduhuka. Nizo zari intego na nubu imihigo irakomeje. Imihigo irakomeje kabisa. Ni sawa cyane kabisa. Fresh. Banza umbwire niwe witekereje kwambara bire bintu cyangwa hari umuntu bigufashamo mwana? Mfite umujene i Nyamirambo witwa Kabaka. Ndagenda nkamureba nyine tukabipangana buri wese akwaza ibimbera nanjye nzibimbera, so turafatanya. Uri uramuko wambaye ingofero, uri kwambara ingofero isa gute? Nari kwambara ingofero
Probably black. bari kwambara black yo mu kwambara ingofero Eh, keneye kuguhitiramo umweru ariko habayemo imyeru myinshi nari kujya nkumena amaso dore nta rinete wambaye kubera kuri intuzi uri Kinyarwanda cyacyo kanyishake wikimbwira nta kibazo nkishakira kubera kuri mbwebwe none golf ni iki ni kirura kirura sha uratukanye saba harya imbabazi imbwebwe bitandukanye ni inyamaswa ebyiri zitandukanye muri imbwebwe ni akantu k'amafuti Man, imbwebwe n'ikirura ni nko kuvuga ngo irene n'ingurube witeranyije ibintu ni inyamaswa ebyiri zitandukanye yego imbwebwe ni imbwa y'ishyamba sibyo ikirura ni ikirura ni ikirura nta kindi ni n'ikigome cyane none nakibutse tu ikirura ni ikirura nta kindi kiri cyo biba no mu ahantu hakonje ubundi byo navukiye ahantu hanyaho ariko ibirura ntabwo bikwiye kuba ahantu hakonje gusa habaho ibirura nyine biba bishaka gutestinga izindi environments ni kimwe muri ibyo igihe ikirura cyashonje kiba imbwebwe rero buriya good thing nuko ntashonje yagiye kurya utubonetse sha ngo akanusu naribi wapi kirundi kirarya koko i Kigali ntacyo nahaburiye ngewe kabisa ugeze akamwe kazi kugira ngo tuze gufata sound yawe iri dope cyane ndi kukubana na telefone ngewe ibyo umuntu umusitari mwakiriye manze kugaragaza ibintu byose afite ndi kubona na phone ugendana na smartphone ubwoko n'ubwese bayita Tecno Spark 30 niyo ukoresha niyo ngiye nkoresha ifite kamera nyinshi F4 cyangwa harimo bikeneye harimo na microscope flashlight nawe nagaye microscope se utunzi jewe agira mpesa we yivuga yaragupesheje warimo n'urukundo ntago ari ibiceri gusa ivugira urukundo n'amafaranga nijya ngo ndireba ibintu njye narabivuze kuva kera kampani yari yose ihaye akazi umuntu wo muri creative art industry ibigomba kubahwa kubera ko at least baba babasha kumva art bakanayiha akazi bakamenya ko rega n'izo service zacu bazikeneye bakanazivarivinga cyane ibintu mwana bigenda byumvikana ariko ni gake gake sinzi impamvu bitumvikana cyane ni gake gake nyine tu ibintu byose ntago aba ari huti nyine ni gake gake pole pole buranda umuntu uri loyo cyane ni ukuvuga ngo niba nkorana na Tecno ni Tecno ntago uzambonana izindi biriseri niba nywa byeri ni Skol Malt yego nta kindi wanywa imodoka yanjye inywera kuri Rubis nta handi ndi umuntu uri loyo cyane ku bantu bawe ku bantu banjye ku bantu dukorana ku bantu turi close ese biriseri bwo isanzwe gushire ura handi ni wahanywera no gufata nyine umumotari nkamuha kabido akagera kuri Rubis biriseri imbere cyane hakwa muhungu busibye kuzino n'injuga uzino kwamamaza uri pe wapi ndimo ndakwibuka uragira uti turimo turagenda tumenya esasi ishizemo nago nawe yishiriyemo kuri station yindi yitwa irindizi umva yafata moto iyo excuse ebani rumvikana kabisa umupolisi aje nkamubwira ni essence yanshiriyeho natumye akabanyura ni vuba yamereza genda je nurabeca ariko nari simvugo yo kwamamaza ubu niwe nge no mu bindi bitari kwamamaza igo no ku mukobwa nuko mbaye mfite umushushu ebani umwe yego essence gushiriyeho atari hafi kabisa wabigenza ute Irene n'ubiyinshiriraho ndi kuzana kuguhamagara nti essence nshiriyeho ugeze hese ngeze ahanga aho hari indi station yitwa Kazina runaka nashwi ukavuga uti tegereza natumye motari kuri Rubis navugaga ku mukobwa amavuta gushiriyeho warindira kaza akaboneka kumeneka nahamagara umukanishi wanjye kamubwira uti mfite umukanishi umwe ese ariko ameze neza umukanishi wawe ese urumva ntago nahitamo umukanishi nkorera imodoka umukanishi wawe ameze neza niyo wa mbere muri iyi town yego ukumena n'amavuta kabisa nabonye ari na muremure turamugaruka uramukanishi
kwa kanikara wamena amavuta koko. Yego yakoze indirimbo yitwa Shenge. Mama Shenge Nkurikije ukuntu wita ikirura amazina y'indirimbo ntago aba bijyanye pe. Shenge se n'izina ry'intama. Kirura cyavuze ngo Mama Shenge. Shenge ntago ari izina ry'intama. Kirura cyitwa Mama Shenge pe koko. Ariko n'ubwengaro ukuntu kirura gikoresha tekinike yishaka kurya agatama. Humura Kirakabwira ngo humura turi inshuti. Indirimbo yitwa Mama Shenge, akazi mwakoze ni keza cyane. Ngira ngo n'abantu babasha kubyibonera baraza kubitubwira muri commentaire, ariko wow, ni indirimbo iri dope kabisa. Turabenga roko kubera ko ni na career yawe n'akazi ukora buri munsi. Ariko banza umbwire dutangiye umwaka wa 2025, uyu mwaka ushize wa 2024, abantu nkurikije muri rusange la majority bari warabarambiye kabisa. Avuga bati uyu mwaka umusa nurangira. Muhungu sibye ko yabuze n'umwaka warabishye. Nkenga ko kubura kwawe warakubiye nawe uramwaka. Tugizanye kuri Juno nitubeshya. Buriya se turaburi. Umwaka wanjye ntago wabishye, nta nubwo buramba narabuze cyane. Kuko puta ntayo muzi. Puta ni ya Daboji. Ni ya Daboji nande? Na Irene. Nesa naririmba zino kuntu babikora. Kada. Ako wenda ntago nari ndi gusohora indirimbo cyane nko mu myaka yashize, ariko nari impari. And umwaka wari wabanje nari nakoze album, a very dope big album. Nagomba kwicara nkaniga ibintu bishyashya kuko experience naboneye muri album wemvestisa imbaraga zawe mu buryo bwose, mu buryo bw'umufuka, mu buryo bw'ubwenge, ibitekerezo, creativity. Irene ntakubeshye mu ntangiriro za 2024 nakoraga indirimbo nkumva zisa nk'izo kuri album. Yego uvugishije ukuri. Njye ntago njya mbeshya. Biragoye ko umusani yivugira bino bintu. Uragira uti nababeshye. Umva narayikubitaga nkumvije isa n'umugisha. Bavuga no nuko rakoze iri soft kanye muri hip hop igahitiza ari yaraje photocopy. Yego. Rero hari igihe uburi exhausted utabizi, so nagomba slowing down anumva style nshyashya. Nari nsanzwe ndi umuntu wumva hip hop nyinshi, afrobeats, ubwo n'izindi zose ndazumva, country, reggae n'ibiki sound gomba guhinduka. So nari nkeneye iyo time no kwicara nkarya wana nkaryamaho gatoya. Ibiro byariyongereye. Biragaragara man, nanye kubikubwira. Juno man uzuka atagiye kubyibuha. Narabona wica brandi suko mugani wa kibonke. Ubu no kujya muri gym. Sinene mu nyuso wagiyemo. Nagiyemo ariko hari ukuntu consistency yagoranye. Ariko ubu ngubu banza urye niyo ya niyo mi. Banza wirire mwana. Banza witamirire bya gym uzaba bijyamo. Ntawamenye. Ubwo se nshidutse ngana aba boss. Yego wakibagisha nawe. Ni bidanje se. Nta kazi kenshi bana. Ibyo bintu barumva ari akazi kenshi. Wenda birahenda. Cyonzi cyo ntago bihenze kurusha subscription ya gym. Oya gym ni ihendutse. Gym irahindutse ko yakwisaba akazi kenshi cyane. Subscription ya gym bana. Nk'imyaka myiza nk'itanu wayafodinga ugereranyije irahenze. Ni ihenze ariko sikari ihenze se. Subu wajya kugezaho gana wenda nka Bliss byagorana. Ariko nibutse nayo ko kera yanganaga munsi yabo ahubwo. Ibyo nari nanze kubivuga. Nubashya bakuru. Iyo nibutse ko shahawe byashoboka. Uzarebe video ya uzandabure. Anyumvira kandi nawe utajya ngo ni ibibazo birashoboka kubera ko ibihe bigenda bihinduka. Ariko kuva we waza muri game taye ntirahinduka. Ndayimaintaining bayita taye presidentielle. Ni taye yubashwe cyane ku isi kuko kuyimaintaininga biranagora. Uri urebye nawe wabyibuha
ariko urebye neza ntiwananuka. yego kuko nanjye ndakemera kabisa. imbaraga bintwaye ari mpfuye. Ubu warananutse? kunyereka kera ngana nka Melody. Ase uriya Melody niwe muntu munini uzimana. mu bajene Ntabwo uzimana wa Bwiza. mvuze mu bajene. Ntabwo se Claude abarizwa muri Minisiteri y'Urubyiruko. Arasarimura abatinya kamera kubi ngo bakimubwira kunangana yaravuze ati nanjye na kamera. Buriya Claude ariko buriya muri life abantu bafite goals zitandukanye. nanone ye yanjye ni ukuguma ntari munini cyane, ariko buriya wabona hari ababa bashaka buriya abantu baba manager ahubwo baba babikeneye. Hari amasomo utazindira udafite inda buriya. yego buriya nkanjye nuko nagize Imana wenda nkagira izina rizwi, naho ubundi baze ndi kugupicinga nka projet nk'iya miliyoni 100. impamvu nayo iyo hageze wohereza Nando. Oya giye wenda isura yaracurujwe. Yego. Iyo niyo respect. Yeah. Ariko reba nawe umuntu umeze nkanjye ariko ukubwira ati yo njye mfite agashinga miliyoni 100. Ariko inda ubona ayo mafaranga yarigeze no kuyarya. Yego byibuze uvuga ati wariye 40. Niyo waba warayahejeje ariko warayariye. ubwo rero nayo wayo managinga rero nk'abantu mu babahanzi. nawe mpamvu avuze ati Nando ntabwo tuzatandukana vuba, komeza wongera inda gusa. izajya idufasha mu mishinga runaka. Urumva agiye ka nkora umuziki nawe ukora umubiri. Kimwe kizavugira ikindi. yewe ayiwe ariko n'ubundi byaragoye kubona ibyo wose wagaragaza gute ibyo managing utarabiriye. yeye ngaye nguko rero nakubazaga muri rusange umwaka wagenze gute wa 24. Umwaka wanjye wa 2024 navuga ko nafashe umwanya wo gutera a step back. Yego. Nkiga ibintu bishyashya, nkiyevaluatinga mu myaka 4 nari maze muri music industry. Yego. Nkareba icyo mbura right now ubu ngubu ndi understanding kurusha ubushize. Nicyo kintu nashakaga no kongera ku boosting iyo energy, creativity. Nizemo ibintu byinshi, nafashe n'umwanya niga ku kintu nakamariye societe as an artist ariko apana mu muziki gusa. Ni gute kundi na impacting a society. Like right now mfite initiative yitwa Juno for Community. Yego. I believe in giving back to the community because nibo bangize uwo ndiwe as mfite ijwi rigera kure, ndi willing kubafasha kano kanya. Ni ikintu nize cyane mwaka ushize. Ubu turi gukorana na RBC mu bintu byo kumenyekanisha ko hari icyorezo cya Mpox. Tukunda kubivuga cy'ubushita. Ubushita kabisa. Ni ibyanyabyo njye naramubonye umuntu birwaye bro. It's crazy. Abantu bagomba kubimenya, bagomba kubyirinda. Ibimenyetso twirirwa tubivuga, ubufasha ni kwa muganga, ni direct. Rero cyo nacyo kiri mu bintu nize kuberaho societe apana kwiberaho nkanjye ngiye nyine nkanjye nka Juno. Ni ibintu nshimira. Ngo bwandura gute Juno? Cyane cyane ahantu byandurira ni muri za uncense. Ngo nagana yaho. Abantu mu mibonano mpuzabitsina kabisa niho hantu hambere byandurira kuko ni indwara yandura kubera ko wagiye in contact n'umuntu uyirwaye. Ubwo banze kumupima ubushita. Ngiye ariko nakubwiye ko ndi loyo. Ibyo biba cyane cyane ku bantu batarasa bagura. Nanone. Ano bagura indanganire. Irene mwumvireho. Nabonye Nzova ariko bagira inama ndavuga ntibigeze kure. Ni byanyabyo. Hano Nzova yababaye agatangira kugira abandi bantu inama. Ngo mwana nawe yamenye Mpox nyuri kubicara tizindangamirwa ziratwica ziratumana. Yego. Ni ikintu abashene basherensa cyane. Na life y'inaha mwisite n'insazi. Abantu barikaraga cyane. Ni byiza kwitonda tu kabanza ukareba ibyo uri kudiringa nawe ibyo gugu niba ari ugutwara itoroshi niba ari uko bigenza gute. Wabigira utese ku buryo uzajya ubanza ukamurika mu mwobo uri gucukura. Kumena ko
uyu mwobozi gaze niri ariko wacekingaho kugira ngo ujye kwivuza ngo wabikore ajuno nama ufite ikibazo kujya wagiye twaze sitimu kandi kumana yego aho kugira ngo upfa ariko aho gupfa man kandi iriya boro ngo yica vuba vuba umva umusa nawe nyine ibaze kubona ziriya boro ku ruhu rwawe noneho tureke wenda byaje wenda nko ku kuboko yego mu myanya y'ibanga man ni ibibazo kwirinda cyane yego warambwiza uti nafashe n'umwanya kugira ngo ndebe icyo namarira community yego ari ukisobanura n'ibindi so icyo ni kimwe mu bintu nize ariko nafashe n'umwanya nkora n'imiziki mishyashya ubwoko bushyashya bw'ibintu ntari nsanzwe nkora I'm trying ama disco ama country music reggae afrobeat nyinshi ibiki ubungubu tuvugana kabisa imizigo mu telefone yanjye iraremereye ubu ufite package kabisa ugeze umwaka noneho ku delivering ibintu bijyanye na production ubu narawurangije ndi gukorera muri 2026 yego ako Juno ntukiyemere nawe umwaka warawurangije ubundi byararangiye wowe ubu nyine mu bijyanye na production izi zasohoka mpaka urangiye n'amavideo oya narengeza warumpabije uri audio niho bihera byose ubundi nonza najya kuvuga ko nimba hariho n'akantu ko gutinya facture ya video Dani Vumbi nawe wajya avanga ngo indirimbo nodiyo avuga nibyo pe ariko buriya nyine ahantu indirimbo ibera audio ngiye buriya hamwe mu hantu mbarira ko I'm a big artist ni kuri stage kurusha ahandi kubera aho niho mbonera koko nkunzwe apana ibintu byo kwibeshya rero kuri stage ntago performinga video ubu hari barakwirebera buriya ngiye video nyifata nka promotion ya audio nanone kuko ngiye performinga audio ahantu baba bashaka kumva ijwi ryanjye when I'm on the stage ngiye aho niho mbarira I'm a big artist bivuze ko nawe nko kuba uri big artist wemera neza ko promotion yenda promotion irahenda of course hera kuri video ko nimba wemera ko video ari promotion ya audio ubwo uranabizi ko ihenda cyane kurusha ibindi ubu ngubu video ya Shenge kabisa twakoze kuyo kurya ubu no kurya rimwe mpaka nko mu kwa gatandatu nsiri imbere nimubona ndi kunanuka kurushaho ubu ndabyibushye rero mbona mbyibushye kurusha hasi bigeze ubona ndi munini ese cyane ishati nini Juno yego turo twariyongereye hahinduye umukozi wo twe dufite umujene uteka neza cyane utagavura ese dusigaye dufite umuntu wacu namwanduje kuba loyo kuba boss be yego babonye umufisi mumeze neza homeboy wacu ararenze ni fresh cyane ko mwamamaje ntibamujyana amamaza cyane nyine abamuzi kamubaye kandi se cyangwa bajya ngo bamuhike ngo nta kintu cya danje bongeraho ngo barenzaho 5 gusa kahita asimbuka byasaba ubwo ngubwo kari we waririmbye za jaja za igitangaza ko it's beyond kubana anakunda imiziki yanjye ato biragoye cyane yego mu bintu wakoze nakunze umwaka ushize wongeyemo na gap yo kugira ngo abantu amacollaborations mukorane n'abandi ba artist impamvu bavuze nka Puta n'izindi zitandukanye wagiye ugaragaramo ariko nakunze ngewe kuntu nakumvishe muri bwe wongera kurapa verse yawe urayibukamo se verse yanjye mbanyibuka babari dutemwe muri bwe remix no ndi kuyitiranya na Waki nushaka uzikubita zombi aho ngaho tuba turi mu nyungu Okay. Ukuri kwinshi mu mitima y'abashonje pinda barisha icyatsi bagakomeza umuci n'icanga batakiri imihanda batagisaba izo nkunga batakiteza impinja batakirya mu bakiga ubwoba bwinshi mu mitima yabo bakajya ibwami ntibatinya kunyangisha cyaho za rubusa kundi shonje ntituzana ibyinda n'imwe mu bandi harabiyitirira ubupfura batanagira wowe urajane mwe na know that I can beat them now kukiba kumva ko nakunamira nyine how I don't do all the shit to do for popularity nge ntera intambwe buke nkabatesa babakafiri yeah harya ubwo yesi yo muri Waki iyi nibwe iyi nibwe iyi nibwe
muri wakiwaki bakubise guki Waki waki best straight muri bendo ibi ni ibiki beba nsakataruhuka ama freelancer n'ama pump n'ama King Kong kuki urahindura n'ama catwalk nishi ntama nyinshi wowe n'ama sure deal slow bay wavuga filimi plan ni waki waki dia city spread up open and close like cool beat kizigenza wina hama streets narahogoje maki amaya ga chance n'amiyaga Kigali reckless mana niyo flavor binkorera amon like Tayana ni flavor binkorera yeah ariko reka ngo waga challenge kaza ni challenge ni na projet yagorana ariko yashoboka waziye ngo je abafana bawe ukabakora album ya hip hop gusa ukayibaha sha nabishobora ariko bura kavuga uti ngengeye kubifatira kanya bimvune ariko mba kubita album ya hip hop sha sinzi kuko nese kuki ntabahaye afrobeat gusa kuri yaraje kubera ko impamvu naje kubona ejo bundi muri Sango na Music Awards bari abasani bo banagariye mu category hip hop bivuze ko hari ukuntu nubwo imiziki yose nyine bayifatira hamwe ariko ari ukuntu abanyarwanda bamaze gutandukanya imiziki yindi na hip hop ahantu ngerera ibyanjye birengeye ngende hose ndatandaraje bo muri hip hop zansangamo arinzi kuri royo afrobeat zansangamo yandiro yo ku bindi bintu bitari injyana ariko handi uratandaraje mu njyanaho hose uzansanga batanda ego mu njyana gusa nyine sindi kukubaza ntiwabibasha gukubita album ya hip hop sha nabishobora kama gutinda baye 10 zanjye za hip hop kuko ahandi bago ugenda rapa mu ndirimbo z'abandi ugakinamo agace gatoya cyane tukibuka ko zamani wari umuraperi hava ziriya hava n'izindi ko kwandika indirimbo yose ukayirangiza hip hop bro nayandika imwe ebyiri eshatu eshanu kwandika hip hop actually biraryoha kurusha kwandika indirimbo zino zo kuririmba kubera biraryoha kubera ko kwandika indirimbo zo kuririmba uri kurwana n'ibintu byinshi yego uri kurwana no guhitinga amanota uri kurwana no kuguma muri tempo ya beat uri kurwana n'ibintu byinshi uri kuvuga ngo mukanya baranshyiraho akarungo aka effect kanjabuke ugomba kuba straight yego ariko muri hip hop as long as ufite text nziza uri kumva punch ya beat ngiye rero ndabyinjoyinga byatari so niyo mpamvu nkeka ko bitanangora ngira ngo ni nabwo ba wowe cyane hose mandi ngiye ariko cyane aga culture ka hip hop kakunda kwiganza ya umuraperi kabisa bihishemo ubigenza gute kugira ngo kuva wakinja muri game character yawe ye guhinduka idahinduwe nuko fame igenda izamuka nuko ubushobozi bugenda buzamuka nuko opportunities zigenda zizamuka kubera ko abandi bajene ni na challenge kunda kugora abasani mu mateka y'imiziki yose iyo fame zamuka iyo ubushobozi buzamuka iyo nyina mu opportunity aba menshi hari ubwo biguhindura undi muntu utari we jewe mu gutangira kwanjye nari niyizeye arumva kubwo ko nari niyizeye ntago nagize complexe yo kwiyerekana ukundi yego so ukundi niko ko nari ndi cyo gihe niko nkimeze niyerekanye ukundi kandi ukundi ntikwahinduka undi we n'uyu muzaba mubona muri 2030 go kabisa hari difference se na Juno wa 2020 wapi so ikizamuka n'akazi ni imishinga ni ibindi bintu naba wamamariza ni ibiki ariko wa Juno abakiri wa wundi kabisa me as a person ndakeka nta mpamvu yo kukize nahinduka uko ndi birampagije biraniryoheye so I stay relevant, I make sure I do my work nta kindi tu ibya nyuma y'akazi ndi Juno usanzwe w'umutura Rwanda umwana mu rugo w'inshuti mu bashuti be you know kuba ndi umusani n'akazi ariko ntago ari personality yego ufite indirimbo yitwa Shenge mama Shenge iri kuri street mwakozemo akazi keza ugiye kutubwira ukuntu yakozwe kugira ngo tunayiha akanya gato ko buriya projet ni ikintu nge nubaha iyo umuziki noneho ikintu nubaha cyane kabisa banze mvune bigira yiwarere biba ari ibisazi like wayitangiye gute kugira ngo uvuge uti niyo ngiye openingisha umwaka ibindi bikurikire
nkuko nari maze kubikubwira maze iminsi n'ubundi njya muri studio bya Atari so mfite indirimbo nyinshi zitarasohoka ziri dope nge imwe muri challenges ngira muri career yanjye kabisa gusohora indirimbo guhitamo indirimbo yo gusohoka ni ibintu bituvuna kabisa muri team yacu ko mba mfite indirimbo zigeze nk'ubu mfite indirimbo nyinshi nyine mba numva zose zasohoka zigakora akazi but hari ukuntu nyine Shenge numvaga ariyo ndi kuvibinga cyane muri no minsi yego abantu bose bayikunda baba barayumvise itarasohoka nanjye numva nyifitiye icyizere Element wayikoze nawe ari vibe n'ibiki nkavuga ni no mu gihe gutangira umwaka n'ubundi muka vibe kari chill ni fresh bya Atari tu Shenge birasohotse bitavuze ko ari nayo nziza kurusha izindi mfite ariko indirimbo nziza zo zirahari nabizeza n'izindi zinaruta Shenge zinangana na Shenge nziza nka Shenge but Shenge numvaga ari deserving gusohoka kano kanya tu ngira ngo nimba ntibeshye ukoranye na Element kenshi ariko projet mwakoranye ikunda kuba different sinzi impamvu nuko ari uko mwatangiranye Element turaziranye cyane kandi twese tworoherezanya akazi yaba muri we muri beat making n'ibindi bimureba aranyorohereza yaba nanjye muri lyrics melodies n'ibiki we are a compatible team bya Atari ako ngiye nta n'umuproducer tujya tunaniranwa man ngiye nta n'umuproducer uzasanga mu Rwanda tudafite indirimbo keretse uwo tutarahura ariko Element ari so talented anyorohereza akazi bya Atari nanjye noroshya ke niyo mpamvu indirimbo zacu ziba zirenze sinze nimba mbere yo kuririmba kano karimbo kitwa Shenge uratubwira story aho yavuye ariko sinzi nimba byari bya bindi byo ku muntu yizihirwa mu bukwe agatanga inka cyangwa se akavuga ibintu atazasohoza hashize umwaka uvugiye mu bukwe bwa Muyango ko nawe uri kwitegura kurongora byari bya bindi byo kwizihirwa byaje gupfa byagenze gute ndacyari kubyitegura wabonye kimenya yarongoye Muyango birakunezeza nawe wumva ugiye kurongora ariko ngiye maze n'igihe myitegura yego kuva namenya ko bibaho ndabizi ko bizaba ndacyari mu myiteguro ubu tuvugana ndimo ndashaka umushiri ubukwe namaze kumenya igihe buzabera icyo ntaramenya n'uwo tuzabukorana ariko aho buzabera ndi kuhatekereza ubu ngubu hazaba ari Friday itariki niyo ntaramenya civil zaba yabaye kuwa 4 Friday dukora ubukwe bwose after party nijoro kuwa 6 dute duflyinga twigire muri honeymoon abandi nyine sari izaba ari he niyo naramenya tuko hari igihe nshobora kuyiprecisa bagahita bubaka indirenze kandi ngomba kuzakorera mu irenze bya Atari cyo gihe rwose waranavuze ngo kandi nanjye nivuba abantu barishima cyane bakoma amashyi nivuba bya Atari man uziko urugero maze nk'imyaka 5 yonyine muri music ukumva ukuntu 2020 ari ejo bundi nivuze ngo na 2030 n'ejo bundi mu myaka 5 rero kumana dore hose mwana wa imyitegurira komeje dore hose yewe yigo kabisa imyitegurira komeje irimo cyane kabisa imyaka nk'ibiri ndatangira kugura ibikoresho ubu hari ahantu naguze akabanza kubyitegura neza urumva nyine ni step by step urangiye ntago njya ngira rush happy ibintu byanye ni gake gake ese kucyo yahisemo kubivugira mu bukwe bwa Muyango man nese hari ikibazo nuko wari wishimye gusa ngeze gusa wari wishimye abantu bose bari bishimye nawe aravuga uti nashaka ku breaking news abantu bishimye nese wagira ngo bivuge habaye nk'iki haje icyorezo cya Marburg twese twahabye abari bwo mvuga ko mfite ubukwe ngiye ubukwe bwa nyuma ngomba kubuvugira ahantu abantu bishima bakanabyishimira cyane cyane ko ntawe mba narabuhishe ubukwe bwanjye burahari kabisa harya buse wa mwana wa Muyango witwa ngwiki Miguel ko numva Miguel ari uzaba pare kurikije ukuntu uri kubushyira kuri Miguel icyo gihe azaba afite imyaka wenda nk'icumi ni vuba pe Miguel azaba ari mu bajene nyine banyambariye kuri nyine ni vuba pe nejo bundi kabisa mwibutsa ko watangarije ubukwe mu bukwe bwa se na nyina
Ntumbwire utambara umukenyero peti. none se washakaga ko Muyanga azatwambarira mu bajene mama azaba ari muri ba nyogoseke Kuma agomba kuzaba ari muri ba tantine cyangwa baba avuga ko ashingiye umwana we. fo Yigo. ibintu birihute rega Biranyaruka cyane. birihute Yego bikomeje kunyaruka uhereye ariko wamugani iyo mbyibutse numva ko ari nka hafi. kuribuka Njye ndibuka buriya ndacyagerageza. Nk'ubu bazi ko ndi kwibuka umunsi wa mbere uje gushutinga ni bitwa Solid. Ni Solid wahereye waryo? Formula. Babyibuka cyane ku isibo. Unca mvuga nti ubwoba bwinshi cyane. Akana merodazanye. Witurije. Fite aka Bluetooth ndabyibuka neza. Hatsha. Urabyibuka ukuntu nahatanze aba director. No yabanje akamuhibije. Urazirutse. Cyokoza niho mbone nako nanjye nazindukaga. Ariko na n'ubu muco ni wahindutse. Konde kuzigade narahamutanze turi gushutinga shenge. Indirimbo yawe yambeze ku shooting aho twakora ku isibo. Nanjye nari nazindutse. Barambwira batuye ni umuhanzi. Nabanisha. N'umuhanzi ati uyu n'umuhanzi mero tagiye gusenyesha. Sha. Inkondekeje ingano yabanza akamuha ibiryo. Wende bindi ntago mbizi. Akoze kuri radio yanyu nako kuri TV yanyu. Hapfaga iki n'ingano yanjye. Hari n'undi muntu hakora. We ni na mbere. Icyo gihe rumva nyirangiza secondaire rero njya kubana na Banando straight kabisa nkiva muri secondaire. Yego. Nahise njya muri ghetto na Banando. Hanyuma ubwo ngubwo umwe mu bantu bakoraga ku kigo cyanyu kuri televiziyo aza home rumva aza nibereye mu cyumba kabisa ari Banando na Baleho bari muri salo. Ubwo ngubwo Nando arambwira ati ngo namwere kuvurusuza aranza aramundabura nari muzi of course. Ubwo ngubwo ndasohoka nza muri salo ndamusuhuza ariko unyitegereza kuva ku kirenge nanjye abantu dusoni twabaga ari twinshi. Ubwo ngubwo man nta nubwo yaretse ngo ngende basabe bwire Banando ntumva baravuze ngo uko bizagusaba kugabura. Ariko sha ibyo ntago ntago byigeze bimbabaza kuko byari ibyo. Yego. Ibyo byarasabwaga kabisa. Ibyo byarasabwaga pe. Noneho koze niko uzambaye ikabutura. Yewe we. Avuga n'uyu muhanzi n'ukuri biragoye. Ibitesi bitari ibitesi neza. Wenda twabita dutesi. N'udukoni ubu n'udukoni. Bono urakimbagiye abahanisha uyu muhanzi uje 12:00. Abantu bose nta numwe urahagera team itarahagera. Imaze iminsi nshyizeho tudrede excited byatari burana numvaga burangiye ndi umwana nari nzi ko ninkura nzasa na Chris Brown. Yego. Nta n'ikintu uri gukora umbwira ko ibyo bintu atari byo. Narabibonaga ko ntasa nawe icyo gihe ariko navugaga ni nigafatwamo gake. Ni copy paste. Hanyuma maze gusobanukirwa ko ibyo bintu bitagikunze. Ubu uri gusa na Juno. Oya buretse. Maze gusobanukirwa ko ibyo bintu bitagikunze ubwo kurangiza nka secondaire nabwo urabizi ukuntu umuntu abasa nk'umusaza mo gakeya kubera kunanuka iki mana hano nigaga twaryaga neza pe ariko ntago nzi impamvu nananuka. Hanyuma ndavuga noneho reka ibya Chris Brown ibyo ntago bigishobotse ka nshaka ukuntu noneho nashyiraho nk'udusatsi basi sinkomeze gusa nk'abanyeshuri. Komita nshyiraho dread bura rero naje nza gushutinga amaformula. Nayo maze nka kumweru kizeho dread bura nabaga numva nsa neza bro. Nta n'ikintu wazaga umbwira ngo iki reka araga nserera n'abantu bo muri famille ngo nashizeho dread ngiki. Yego. Ariko ngiye numvaga nsa neza. Oya kuko wasaga neza byo ntawe ubihakana. Ariko ikintu cyambabaje nuko nyuma y'imyaka 5 n'ubundi ishize sitano ry'amatarine shana wundi wacyangana kwa kundi Juno wenda hazamo akantu ko gucyaka amavuta no n'ibyo byiza na dread zigena zisa neza ariko ingano yaragoranye. Ingano yo nkuko nabikubwiye mani rega taye yacu kuyimaintaininga biragora mani bimfata ubu ngubu hari ibintu ntarya go
hari imirimo ntakora yego eh cyane cyane ko wahagwa ntabwo ariyo mpamvu wapi ntabwo nkunda gukora ibintu bivunanye bitazatuma niyongera muri size ubikora ubishaka se biri seri yeah wow ugomba kuba mo fit because you have to go to the gym ariko njye ntabwo nshaka kuzagira ibiro 90 ibiro si ya gahunda yasinze urunyonka ntabwo ari ya gahunda yo kuba ndetse ubu ntabwo nshaka kuzambona ukananirwa kuntandukanya n'umubounce ugomba kugira umbounce wawe ugomba kunande ukabona ndadeserving umubounce none se undi umusore nakitwaza umubounce wiki ngira nk'umusano ujye ubona bamurinze ukavuga utese ubu nindurinze undi we ntabwo nakirirwa muvuga ntabwo ari ngombwa cyane kabisa yewe ugomba kumbonana n'umubounce ukabona ndizavinga ahubwo batatu uriya muntu akeneye kurindwa pe akeneye umubounce kabisa umuhutaje yahutara urumva ariko si ubwo ngubwo nanjye ndi umubounce nkeneye n'umubounce ariko wakenera umubounce wagira ute hari ukuntu utera imigozi ahantu hafatika umuhanga cyane ntujya ukunda ibintu bito ushatse kuvuga iki ukora ibintu binini Juno sibyo ntabwo njya nisondeka bro ntibibaho kabisa n'umukobwa w'umudating agomba kuba afatika yahari aba bafatika kabisa ugomba kuba ari mwiza first of all bipika ari mwiza niyo abandi baba batabibona ngiye ndi convinced ko ari mwiza hari agasawundi kawe nkunda kumva kuri rezo sosiyo uvuga ngo yo ngo tunashimira Imana ngo abajeneye kuduca mu hoka shaka nakumisha bate mwana yarihebye tuge tuvugisha ukuri kiriya gihe ibintu byari biri kuba se aho ndabyibuka hari muri 2022 yego hashize iminsi hari muri 2022 gusa icyo nibuka cyo nuko hari hashize iminsi late Ivan Buravan atashye Imana rest in peace noneho muri iriya minsi man kubera ko Ivan twajyaga tuvugana noneho nta n'igihe kinini giciyemo umunsi ubwoba bwaranyishe nzi ko ari ugiye gukurikira ujya icyo gihe navuye no mu kiriyo mpamagara akoze twari dufitanye gahunda ariko natinze byatari ngize Imana nsanga aracyari muri studio indirimbo nahise nkora indirimbo yitwa La Vie ivuga c'est la vie kanirisi n'ubundi nzataha gusa nzatinda aha ku isi nkunda cyangwa unyange nawe uzagenda wabona uzanabanza yewe so man nari mfite ubwoba pe wumvaga nawe ugiye gupfa mfite ubwoba mvuga ni muniga wanjye arakomeje n'insazi nanjye ni time nagenda ko kujya muri studio tangira kuraga ndavuga ni kabyivugire tu narabura abantu ko nabo anytime bagenda uko habayeho kose waba unkunda waba unyanga twese twacomoka banantanga yego ese wamugani Juno nawe ujya ufata ku kanya kuvuga ngo ukumva biraje ukicara ukavuga uti reka nekereze ku iherezo ryanjye ndabona bikaze se umuntu wese muzima utekereza arabibona neze kuba ubizi kutazabaho imyaka nk'ubu kuyo mfite se nagira 125 wayigira byari ibitangaza ariko ntabwo mbye expecting ugendeye kukise ku kazi ukora wambwiye ko utajya univunisha disi umva ngerageza kwitwara ariko iyo ni myinshi pe biri gusaba kwiryamira gusa nubwo witwararika pe iyi irasaba kuryama gusa byasaba kwiryamira gusa yego nyine ngenda bitekereza nkavuga ni byanga bikunda igihe kizagera nyine umuntu akomeze tu nibura mba numva icyaha cya mbere kiba hari ukubangamira abantu cyangwa se system iriho ifasha abantu mu mibereho myiza tu
as long as utabangamiye umuntu, as long as nta muntu wahemukiye, mba numva niyo life nziza abantu bose bakabayeho. So ngerageza kubaho gutyo, ntabwo mvuze ko nanjye ndi perfect, ariko ndabigerageza. Rero ikituma mbaho gutyo, mbigerageza gutyo kugira ngo nibanire neza n'abantu, igihe cyanjye cyo guca ishene nikigera tuzasanga hari umuntu uri kuvuga ngo Juno yari Babylon. Yego, uyu mwanya nibuka ko mu byo tuganira wambwiye ko ukunda mama wawe bya hatari, uvuga uti nyemufata nka mama nkanamufata nka vi. Uyu munsi nanone undi muntu ukunda mama we cyane yamubuze witwa Bushari. Wabyumvisha nawe njyawe inkuru yakugezeho? Nabibonye kabisa last night. Utekereje wishyize mu mwanya w'ukuntu harimo arafiringa pain, nowe utumwa wagendera Bushido? Bushido no kumwifuriza gukomera first of all, ibyo bitangwa na Nyagasani, kandi Bushido ni umuntu nzi ko wizera Imana, so byanga bikunda yasenze before I slept, namusengeye ndamugenera ubutumwa bw'ihumure akomere, kandi nyine byanga bikunda mama we wagiye ari proud ye azakomeza akore, kandi mama we azakomeza ari proud ya Bushido ahari. Rest in peace mama Bush. Yeah. Bush ni umuntu wigeze no kunyuzamo, numvishe interview ari kuvuga ati ngiye ubundi buriya ati Imana itariho nasenga mama. Mva urwego abakunda wo mama we akagera gutya akamubura cyane. Buriya iyo umuntu akunda cyane aranababara cyane. Nta n'ikintu wamubwira muri ibi bihe cyasimbura agahinda afite cyangwa se cya recompense umubyeyi we, birumvikana. Ariko nk'umu artist nk'inshuti yawe birumvikana ko kumuba hafi n'abafana be ari ngombwa bya hatari. Ngira ngo ntimugeze mubona na cyane mwanavuganye? Oya, namwandikiye, ariko of course message ubwo ziba ari nyinshi, so gahunda ni ukumugeraho ku mugoroba tu. Nta n'ikindi twarenzaho, tumwifuriza gukomera. No gukomera no kwifuriza umubyeyi wiwe iruko ridashira, Imana imwakire, umubyeyi mwiza ukurikije uko umwana. Ngiye ntabwo nagize amahirwe yo guhura nawe, ariko nkurikije ukuntu Bush umuvuga, umubyeyi nyine mwiza tu, byanga bikunda ari mu ijuru. Ese Juno ubona kuntu man sinzi kuntu bikora, ubona kuntu umuntu atangiye like kumera neza man, atangiye kubona opportunity, atangiye gukora ku dufaranga, umuntu akunda ahitambura? Erega buriya nyine Satani atera nyine mu gihe nawe ibintu umaze kugera kuri level yo gutangira kwishima. Nawe nago ahengera nyine cya gihe nawe umeze neza akaza kubyica. So no gukomeza gusenga nyine tuko akenshi na control umuntu aba bifiteho, bikubaho nyine biba bibabaje, ariko nta kundi nyine niko system y'isi yubatse, nyine niryo herezo ry'abantu bose. Yego, dugaruke gato kuri projet yitwa Shenge yakozwe na Element Audio Video, ukora nyine abantu benshi. Shani benshi, amafaranga ni menshi pe. Wamugana umbwiye uti turaba turetse kurya nabyumva. Ubungu akaranch twakimuriye saa 10. Yego, kugira ngo nyine uzajye urye fata lunch saa 10, ku buryo nyine uza no kujya kuryama kimeze neza. Mu gitondo ako nyine cyiza cyanjye ngera kiri wana lunch ndenzaho Skol Malt. Cyeba meze neza, urenzaho igifuru. Ewa meze neza kabisa. Yego. Ariko Shenge ni projet nini tumaze iminsi dukoraho, twayishutingiye hano i Kigali ahantu hagiye hatandukanye. There is Villa Kigali, there is Car Free Zone, yakozweho n'abantu benshi batandukanye. Hari Gadi, hari John Elliot, producer Element, mix master Bob, lyrics ni njyewe. So urumva ni projet nyine iriho amazina yose uzi kabisa. Nta kuntu rero yari kuba idashyitse. Noneho hunze kuntu umubiri kuri icyarimwe sasa kabisa. ubu noneho tugiye kubireba, byoroshye cyane. Sha squat gake usigara niyo gahunda ubu ngubu. Gusquata nabihari. Icyo nkumva kundira rwose ari ukuntu mutagira umwaka bahanzi mwafunze uvuga uti hano no gukunja usquata gake arasigara. Kibuga cyararyoshye. Ubu bimeze neza. Kibuga cyararyoshye kabisa. Bimeze neza, singa kera avuga ngo
ngo uyu muhanzi narekura indirimbo nanjye nkarekura ngo ndabyiyumvira. uyu muco wacitse nyine birenze n'uwo nguwo kuvuga ngo ntabwo nsohora ingoma ngo runaka yasohoye ingoma Paul happy market yacu nyine irahagije gukonsoma izo ngoma zose uhereza abafana bagakunda ku buryo utitaye kuba Bruce Melody yatizinze bro nta muntu wambuza gusohora indirimbo witwa Kadi yatizinze na Likiba uvuga uti nyita Juno huha ndaje nkwereka umva na Austin na The Ben baba mwite The Ben mwite Austin mwite Bruce mwite Kade mwite Juno bose nta mazina manini umuziki abantu bumva imiziki myiza umva imiziki myiza ahubwo si byose abantu bakunda tubibakorera wow that's nice icyo kintu cyarashize pe none nabikunze at least ubona ko market noneho iri kumuvinga ni imbaraga nyinshi cyane ibintu by'ubwoba byarashize arakantu yampano yambwiye ejo bundi navuga nti hano ufite ubwenge arambwiye ngo narebye arena ko mbona nino ariko ninda kubyumva ashize akanya ndabyumva pe arambwiye ati jyamo ibihumbi bingahe ni 10 n'imisago ati ndetse nabonye abahanzi barebwa na za miliyoni nawe nyine ntayitwuzuriza miliyoni saa zifite mungu wacu ntayikubite ntayifite ubundi iyo shimikorite gute umuntu arebwa na za miliyoni arenika mu bantu ikibuga kidashoboka hasi bundi ntabwo nzi ukuntu bigenda ariko nyine niko biba bigomba kugenda kuko urebye nk'umuhanzi wujuje the biggest capacity sale ku isi ntabwo ingana n'abantu bamurebye yego rega ntabwo uburebwa n'abantu baha gusa ntabwo hari n'igihe wasanga umuntu aba yifitiye abafana nk'Ubugande kurusha Kigali akakubita show ahantu hatariho kavuga kandi ujye Bugande disi wasanga uba wifitiye abafana muri Camp Kigali ugahita ujya kubashakira muri arena bakajya Nyamirambo ubundi ugomba gushakira abafana ahantu zuba afite yego niba abafana banjye bafite i Kigali ni ukubera ikindi ujye gukubita iharare muri Zimbabwe abazi ubwenge mukomeze mukore mizikode amano rero nawe niba yumva abafana biwe ari benshi cyane ku buryo ari nari nto go for it my bro ni sawa cyane rata kubita uyuzuze ubwo impamvu ako gamba nkazanyemo ujye utekereza concert yawe bwite bihora mu mipango yanjye n'ubu birimo sinzi aho nasomye ngo ugiye nguri kwiziza imyaka 5 utangiye game hari event ube planning irase nk'iyo ngiyo biba biri muri ideas gusa dukunda gutangaza ibintu nyine ari uko byabaye confirmed ko twaragize tugira ama experiences yo kuvuga ibintu mbere ntibibe yego no kubibonera kuri bakuru bacu ayo ni amakosa udakwiye gukomeza gukora niyo mpamvu iby'icyo gitaramo nta kintu ndi kubivugaho ariko nyine igihe cyanyacyo nzagaruka ahangaha nkurabure sawa cyane ko nzaba mparira Imana ikomeze ntize ubuzima gusa ko wihebye hakiri kare se nawe amavandimwe wengeye sinyamishyiraho akadomo abanye bikaze humura tuguhorane yewe biragoye imyitwarire yawe urayikema ndataha vuba mumurana munshaka wiki yego kaba gaciyemo ariko wasanga bari nabyo nta wamenya rata yego impamvu nkomoje ku icyo gitaramo cyawe nuko akenshi nuko mbona iyo umuntu yiziza imyaka muri kariyeri abiplaningira event cyangwa ikintu runaka gikomeye cyo kubiserebra ariko nanone ntago ndi bubure gukomoza ku kuntu wa muhungu we ukomeza umutsi pe ukomeza umutsi Juno sinzi ahantu bikura sinzi icyo ushatse kuvuga ku buryo utinyuka no guhangara abategura ibitaramo ukabavugaho
mperuka ka interview kawe kanciye mu matwi ndavuga ntingize ubwoba ariko kajye kuryama Mm. ahise ndyamana nasinzira ndota neza gusa navuga nti Imana ishimwe nari narayensenze nari ndi kuvuga iki se none uvuga uti ntabwo nkorera imiziki abategura ibitaramo nanjye nyagira aravuze uti sinkorera imiziki abategura ibitaramo nabisubiramo ariko ntabwo aribo nkorera imiziki. ibyo ngo biri mu bintu bituma ukomeza gukumirwa muri iriya arena n'ibindi bitaramo bikomeye nk'ibyo numvisha umuntu yitwa Fireman Reclam ni umuraperi avuga ati yo gute hategurwa iwacu na muzika simbonemo June imyaka 2 ikarangira. Erega abategura ibyo bitaramo ngira contact zabo yaba aribo nkorera imiziki nayiboherereza kuri WhatsApp ntago uploading. Yego Rero ntago aribo nyikorera. Ahubwo nkora imiziki abafana bakankunda bakaza tukadiringa business yacamo tugakora itacamo akomeza nkasohora imiziki. Ntukomeza kubangamirwa n'iki itangazamakuru nabonye kise gukumirwa kwawe mu bitaramo bikomeye? I think ariko abantu benshi banabyumva nabi ibintu ngiye naga party nini ari uko ngo inzanga nonge biki niba binarimo nabyo nzi kuko ntawe yigeze azanga mbwire ngo ndakwanga cyangwa se ntago nzaguha concert kandi ngewe nizerera mu makuru from the main source ntago nzaba nshaka amakuru ya Irene ujye kuyabaza Sabin niba nshaka amakuru yawe niwe nzayabaza. I believe ko niba mfite message nawe ari ngiye uzaza kuyibwira so abo ngabo bafite ni bibitaramo nta bigeze azanga mbwire ngo ntago nzagutumira mu gitaramo cyawe. Abandi bana biza umuvuno we wanze kuwiga wo kutaripfana we ngo yigize umuntu utaripfana ngo ibintu bitagenda neza ngo urana tweetinga kavuga ati bisibyo ngo iyo tweet yawe yakoze ishyano rero buriya Juno wajya umenya kuripfana nk'abandi bajene ukabona akazi ariko akazi ndagafite giye ikiza cyawe Imana sinzi kuni kugenza akabona kundwa n'Imana koko ako ngiye n'ibitaramo ndabikora manje nyine Imana ifite kuni kugenza sibyo navuze bakubitira muri arena Juno mu bukwe nimba bigenza ate ako bane hari uburyo bwinshi nyine bwo gukorera amafaranga mu muziki ibitaramo ni imwe muri sources zizwi kandi nini ariko nyine igihe nyine bitari no gukunda ntago nge I don't believe ko nabwo inzara yakwica wapi hari akandi kazi kenshi nako ngako nikaze tugacape ariko hari nakandi nako turi gucapa sha mu bintu nakunze kuntu mu buko abantu bizihirwa iyo wagiye kuririmba yo koko wabona nishimye kuri ariko we ntibishimye shamana wese nanjye mba nishimye abasa n'umugeni abantu barabyina bakajugunya amakoti abazi ibi ni ibiki hano turimba agiye nakora tunimba umusore wamujyanye none bibaze kashenge mu bukwe sibyo se navuze makati yo gutica mwana mujyane so ibitaramo byayo festival baravuga Juno mashenge amafaranga yo guperforminga yiyongereye ese koko biri seriye tubwije ukuri kunze ko utajya ubeshya nta na contact wenda bavuge ngo bama amafaranga make nka byanga cyangwa se negotiation zabona management yacu nibikunda bimeze bite ibyo bijya bibaho nese izo negotiations navugaga kare of course nyine rega buriya it's not about money buri gihe it's about how you perform it's about uburyo uri butware stage yawe it's about igihe wabonye cyo kwitegura availability yawe kuko ntago nakemera igitaramo mfite ikindi you know so izo factors zose ziraza hari igihe mutumvikana bibe mu buryo bw'amafaranga cyangwa se izindi conditions zawe kandi buri wese nyine agira uko atwara branding nk'umusani nyererembera gakora sikashenge nguteza abantu bagiye kurongora muri uko kwezi Stay by my side shenge tuzanyumva ndakwifuza sinahinduka shenge tuzanyumva ndakwifuza ubabazwa n'ubusa ukarizwa n'ubusa umuranda gukunda ni mamo babazwa n'ubusa ukarizwa n'ubusa nukurinda gukunda ni mamo mu bintu Juno yanditse ngo nimba vuga raya Juno cyangwa uvuge raya isanzwe kabisa we ntago uvuga umuriro
uvuga umuriro cyane cyane mu ndirimbo cyane kuri umurusiya wapi ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda bantu mwitegura irongora ritagatifu nimita mu booking akare kazi yanyu muhunga abafite schedule abafite schedule goye cyane cyo koza mugize Imana ndamubazaniye muramubonye uritegura kurongora ukarongora mu buryo butagatifu busa neza abantu baseka bararongora cyangwa abantu basi rongora abantu baseka Jonathan hari biragoye iyo ni jingo ahubwo ndaza kuyita ku maradiyo cyane umugome cyane rongora abantu baseka nakizigenza stay by my side wirongora abantu bafite ibintu by'iminkanyari wagira ngo babahaye ikimbazi oya wavunitse ugura ibyo kunywa byiza ibuka inseko yabo kiva kwa Juno ubundi bitangirira kuri ba nyirigikwe yego nyirigikwe yashaka kurya show abo umukobwa abo umujama ni ukuvuga ngo ni njye mpano ya mbere iri precious yego wahereza umugeni mu bukwe nkamuririmbira mu mpano umugabo yaho umugore we yamuha Juno ngo muririmbire ahwi aho wenda birumvikana ese nta wajya gukubita amano ukabona abageni ntago bishimye gute kavuga uti naririmbye henshi pe ariko uyu mujene bamamagara kuko banyishimiye nari nanahagera ni ukuvuga ngo kuhagera baba bagomba kuba bishimye mu ubukwe ni ikintu umuntu aba amaze igihe baketse wenda badafata umwanya ngo bitegure nkanjye ni umuhango uba umaze igihe utegura ubizi neza ko it's your day, you have to have a good time, you have to have fun. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kuzana umuhanzi umugore wawe akunda, cyangwa se kuzana umuhanzi mwembi mukunda, cyangwa se kuzana umuhanzi umugabo wakunda, cyangwa se nawe sister niba uzi ko sister mukuru yakoze ubukwe wamutamo gift y'umuhanzi iba ari show y'umujuno Juno to be specific. ibuke mutemo gift y'umujuno ubishatse naza nambaye barage kadoburi ukifunukuri naza kabisa mu gikarito ukifunukuri shenge nguyu ukavuga twari turi mu kanya ko kwamamaza ukajya kubona ukabona bazanye igikarito iyi ngiyi ni impano y'umugeni twazanye bagatereka imbere bayifate gift umuntu agakura bishashi bagahita bafungura cyane ko burangwi aho banavuganye na DJ ngenze ukuntu bishaka kabisa ibintu byose biba bimeze neza ebana wowe urasaba tukadelivaringa yego nawe ukishyura ngo uhenze kubi barandahiye rero cyihorere eko wenda ngewe kuko turi inshuti nta nubwo uzampesesha nzagukubitira kabisa big time gira ubukore nibwo nabuze gusa n'abahanzi n'abafite no kuzakubita igiko kimeze nka concert ubundi azaba ari concert mana ibindi uzabibumbire mu gusaba yego hanyuma nyuma ya saa sita ni concert ubundi itangire nka saa 8 tuzandikaho ngo concert ambo komeje kugorana ariko nubyumve gutyo umurasi we gusa ruri hose ariko ngiye ibyo ngibyo ntago biri kungora kugeza ubu hanjye mbigeze kuri ngiye mfunzemo neza umeze neza ebe nawe twikomereze rata ni umwaka rero utangiranye akazi nabikunda cyane y'abajene batangiye bakora noneho byagera ku basani banini bo bibari ibindi hari ibyabaye mu mwaka ushize ngira ngo nimba nibuka neza mu ntangiriro zawo nimba nibuka neza sibwa dropping album yawe album na dropping 2023 yego kubera ko mbona nakomeje kuyumva cyane banumva ari nshya ni nacyo kintu buraje kirimo urujijo niho irengeye irabore rakoze cyane kabisa nawe urangije ubigendera umwaka wose uravuga uti mbihoreye ndazibakubita mpaka uyu mwaka uravuga uti ngiye kongera mbakubita izindi nyinshi kugira ngo bigende neza cyane which is very nice Imana ni nziza koko ko Imana yagize neza sha bazanye umusano umwe hariya ni sawa cyane urumva akazi utangiranye uyu mwaka abafana bawe bari bagukumbuye birumvikana gusa iki cyo nagikunze cyane cyo kumva ko
ngo uri kudetinga Kate Bashabe byanejeje ndavuga ntuyu muhungu rwose ntajya afata ibintu byoroshye pe yarabuze umudatinga njye rero mfite ikibazo kimwe kuri mwe umugenzi we yagize atya ava mu Rwanda ageza Tanzania aho uravuga uti nganze nkwereka isanatuma abakobwa bose beza baducika uyu ndamusigarana mu gihugu Juno kora hana kwemeye pe naho ibindi byahita birangira ntago nzi ikintu makoreye ariko urahakoze uravuga uti ntago abantu beza bose bakomeza kuducika mubagiye macuruzi b'intwaro uti rwose n'umusani yabikora nabikunze cyane biriya bintu naho twangize ikiganiro ndagushimiye iryo shimwe numva gashaka kuri tambutse njye mfite ikintu kimwe nakubaza we n'abandi bagenzi banyu oyo bitatubabaza ntago twemerewe kugira inshuti nibyo navugaga nanjye so Kate Bashabe ntago ni mwiza kuko we ni mwiza byatari vugisha ukuri uriya mwana si mwiza cyane n'ibikabije Kate ntago tukimwita umwana navugaga kubera ko ari umukobwa abakobwa bose n'abana se n'umukecuru buriya bakiri umwana kubera ubwiza afite rero ntago nzi ukuntu bigenza ahubwo myibwirira kuba kuruta imyaka nta kibazo ntacyo bitwaye Kate Bashabe twanakubabariye urarenze she's like a big sister to me n'umuntu wanjye cyane turi inshuti byatari so ibyo ngibyo by'inkundo rero byarananiranye ntago ari iby'inkundo zino z'abantu badatinga I love her so much as my friend and my sister. She loves me as a little brother to her and akunda imiziki yanjye cyiza cyawe kubera ko wagiye ukora imiziki ivangavanze irimo igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda nkeka ko na fan base yawe basha kubyumva byose ariko katwibutse n'abavuga ikinyarwanda waruvuze ngo iki ngo uramukunda nka mushiki wanjye mukuru ankunda nka musaza we ndetse n'inshuti akunda imiziki yanjye n'inshuti yanjye n'umuntu mwiza kabisa nabonye nawe bavuga ngo yemwe ba abagana iryo jambo rikoreshwa n'abantu bakuze cyane agomba kukurabura nawe ntago yaguhereza abuze ngo yemwe bandi abagana iryo jambo ndizi kwa nyogokuru nimba urivuga uri umukobwa nawe amenye ushaje ko umujye mwubaha tantine sha siko ariko yavuze mwana hari tantine nzibuze ko Juno atagu cyari cyagenda gake gake mwana uzi ibintu yagiye akora yaravuze ngo nishe arya ngo iki arapye ngo iki ngo wishe muri waki ariko se babirongo binyibutse verse yawe babara Juno basi iyo fever yinkorera noneho rero wagakwiye kuba wambajije verse inyuma babarira iyo verse nari nyikeneye pe ngo wishe iki ngo nishe n'abanyishoye n'amashuwadi baby slow abuze ubwo ubuzi inama yishe na dantine wazo ngaye ngukorero byagarutswe ko mbuga nkoranyambaga ntabwo kuvuga kubikubazaho Now was a very good promo y'indirimbo Shenge kubera ko muri very strategic team mukora ibintu biri dope cyane kandi ko haje bro ugiye tuye dushima abantu bakora gukora ndabyubaha cyane niyo mpamvu umuntu ukora tumuhindaboza ari kugejeje kubisobanura nawe nyawe bigarutse avuga ati mufata nka muri umuna wanjye musaza wanjye muto kandi ngo bakumusupportinga which is very nice iki vuga cyane nari nibutse sha urakoze sha katumwishyurize nyirigitokerema ngo wamwemeye indirimbo urangije ngo arakubura wamukomediye cyako cyakoza Juno nawe urambura pe mwana umwemereye indirimbo imbere y'abantu nurangiza umukuzeho none se uri bukuntu navuze byibutsa abantu naravuze ngo ikirenge tuyirikodinge yego sibyo none se ko umwanya utaraboneka ngo tuyirikodinge ubundi sinumvise yarayirikodinze si byara yarakubuze yarambuze yarambwa ati nakomeje kumuhamagara none se Irene wowe abantu bose bagushaka bahita bakubona wese ufite schedule yawe ra ngewe ni urumva ariko ibyo nemera imbere y'abantu ndiyeranje ngashaka ukuntu mbikora pe urumva ahantu biba byaratereye urujijo nuko tutaba twaravuze ngo tuyirikodinge ku wa mbere yego sibyo ariko niba narakubwiye ngo tuyirikodinge tuzayirikodinga ese hari aho ngiye ubwo ni remix simari kuko ngo yararambiwe arakirikodinge
twakora n'akandi reka bitwaye ikizi niba cyari ikirenge dushobora gukora nk'ikiganza kumana kuko ubukere bakora ari mwishyurije ikirenge bakama ikiganza cyo cyakira buriya nyine nta rush wanese ko byose ntago ujye kuko ndabyibuka neza hari n'abanyamakuru wese bari actinga bati ntabyemeye mwitegereze muzambwe nimba muzayibona koko byo bavuze bibabyo bivuze ko ushobora kwishima ukasezeranya abantu ibintu utazabaha akibaze ko uzi nk'igihe nahereye mvuga ngo ngiye kudropinga Shenge se Shenge yagombaga gusohoka mu kwa 11 tubyimura mu kwa 12 yasohotse mu kwa mbere none se byayibuje gusohoka ubwo uzi nk'igihe nayo recording umwaka ushize nko mu kwa gatatu none se byayibuje gusohoka umwaka ugiye gushira none se ubwo erega buriya kuyirekodinga nta nubwo ari byo bigoye buriya wanayirekodinga ikamara imyaka 3 muri studio wowe ese si bishoboka hari indirimbo mfite na rekodinze 2021 ntarasohora rero kubera akenshi nyine abajene batari muri music industry as their business nk'uko nguko tubikora hari igihe baba bazi ko it's just about recording a song it's also about ndayisohora ryari ndayisohora mu yihe environment video ndayishootinga gute it's a process of a lot kandi ujye wibuka ko atari nayo yonyine ubu recordinze muri iyo minsi ibije ku zindi nka 20-30 urumva nk'uko se nakubwiraga ngo imiziki y'uno mwaka narangije kuyirecordinga ubwo bivuze ngo niyo twayirecordinga ntiyasohoka uno mwaka iyo nzasohora ndayizi already rero ibyo ngibyo kubera baba bataba muri music industry nkatwe ntabwo izo concept baba bazumva yego buriya rero ubwo nubwo ni ikiganzo cyemeye ndumva atari muri uyu mwaka tuzabiganira Clement ntago yambura nanjye nzamushaka tubikemure kere ngo nagakwanga ariko utandukanye imiziki n'inzenya ora recordingisha umusa n'inzenya ako kanya se byakunda biragoye sha uramusubije ariko numva nta kizero utanze pe ndamusubije ariko nta kutagize ngo musubize ariko ubutumwa numva butari nyine ni bwiza mu gake ariko baragoye yeye ni schedule ibi naremereye gutyo kandi nta n'umuntu utabura kubyumva kere gushaka wenda ibindi erega hari n'igihe natwe uyi recording uzi ngo niyo uri buhita usohora mu kanya mu minsi ya vuba ukaba ugiye muri studio muri iyo minsi ukakubise nk'umukorabo umeze nka puta cyangwa ukaba nawe recordinze indirimbo wumva niyo urukundo cyane mugeze mu bihe bya Saint Valentin iyo wari warateganyijwe tuyireka yego so ni changement zigenda ziza mu kazi kandi ni changement umenya kuko ugakora ku kazi rero iyo utagakora nabyo wamenya niyo mpamvu sometimes muturenganya but nta mutima mu bito dufite urugiye nko ku dropping yawe watanga gukora bankira nka puta ikahita ifata imihanda ukavuga uti nta yindi nashyiramo kabisa rega ni nizawe zombi ukeneye ko zose ziba big songs yego ukanayiha time nayo abantu bakabanza bakayifocusinga before you give ariko banza umbwire nk'ugeze kuri stage indirimbo nawe utero ukavuga uti aha nshatse nanabitse mikoro abaturage bakaba biririmbira umusangiye ni zose pe ni okay ntago ari zose ariko ni nka 80% y'indirimbo zanjye ariko imwe uvuga uti ngiyo ni ikibazo na n'ubu ngo biragoye kuzigira kuzitondeka man niyo wahera mu za 2020 nesu we nazubaye ntuyizi mu mutwe yose igitangaza yaraje away jaja birenze please me ndarura aye nightmare mafomila umufungo warabuze man ni nyinshi ahubwo ngiye nkiyongeye kuri stage ukampa iminota 20 uri mu ngora pe uri mu ngora nanjye guhitamo 5 z'iminota 20 cyangwa enye basujye uzimitira gatoke undirimbirizi gerageza uko wamugana imisere umva kuna abahanzi bagoye man nyinshi ziba zimaze kuba nyinshi man nge sometimes nta nubwo mpanga playlist ko mfite umu DJ dukorana bya buri gihe iyo tugiye gukubita nyine ndamubwira nti kiramo indirimbo ndabizi zose barazizi tamo tugende let's go kandi ubu bibona ko hahiye buri gihe wow numugisha ariko ngira ngo umugisha cyane nta nubwo ari n'ibya buri wese ibintu sobanura nk'umugisha kabisa I thank God for that yeye turasoje rero
ngushimira cyane ko tuboneye umwanya ukitabira interview yacu. Thank you so much for blessing us. Dutangira umwaka unifuriza abafana bawe umwaka mushya muhire. Ariko kambiguhe mu mwanya sasa. Ubyivugire ugira icyo ubwira abantu bawe cyane ko anabazana indirimbo nziza n'ibindi bitegura muri uyu mwaka. First of all, babe bumva Shenge, amajwi n'amashusho byose biri hanze aho basanzwe bakura imiziki yanjye. YouTube no kuri Instagram wayihabona uyishatse, ahantu hose wayihabona. Komeze bayi streaming, bayisangize bagenzi babo. Ikindi nuko uno mwaka n'umwaka w'ama bangers. Ewa ndazifite kabisa kandi ngiyo nzifite ndazisohora. No mwaka 2025 I'll be working so hard, imiziki myinshi, projects nyinshi zitandukanye. Nzakomeza kuhabera my community through Juno for the community. Nzakomeza gufatanya n'abagenzi banjye nyine mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. So no mwaka icyo mbizeza cyo mu gihe kwishima tu. Wow, that's nice. Siganye ubu challenge bubiri bwonyine. Muri codinga cyangwa se mu shootinga Shenge. Aga scenario kakubayeho kakugoye cyangwa se kari trick kagusekesha kurusha ibindi nakahe? Icyangoye man nkunda kuba nishimye nyine akenshi. Yego. Most of the times mba nishimye. I'm a happy guy too. So umusa kukubwira nyine wowe wishimye mu buzima busanzwe ngo babari imbere ya kamera. Bigoye pe. Bigoye kuko niba wishimye nyine gupita ni nk'ukuntu umuntu nyine yagusanga uri kurira ngo seka. Baraguye ngo babara. Ngurumva ngo nakaririmbo ngo babara so narababaye birangira nsekeje. Ariko muri final video byaje gucamo ya ibindi twashutingiye ahantu ebana hahi abantu bahuzuye kabisa. Nagumaga ndwana n'abantu kwera urumva uri kugerageza gukipinga exclusivity ntago ushaka abantu babikamera kumva washize abantu mu ncungire ibiki twabaga turi nko gushutinga tubona nka flashlight nko mu myenda gutya ngahita nkatunga mu rutoki ngo we ibyo bintu tubona barakamanuye no bitangira biri nko kwanoyinga bikarangira bisekeje. Ariko ntago baba bikorana umutima mu bitune excitement no kuba babonye umuntu wabo bakunda abafana. Ntago nanone urabyinubira ariko iyo bitekereje nanjye nsanga mu myaka 5 ishize iyo mpura n'umuntu umeze nka Juno ibintu byari kuba namurya amenyo. Uzi ukuntu kera nakundaga abasani. Hari igihe najyaga njya muri Guma niga tronco. Yego. Kuvuga ngo kumwe baba bari kwinstara kabisa mu gitondo cya kare nka saa moya abahanzi bari bugwemo saa 9. Yego. Twabaga turiyo neza gutya kugira ngo nze kumekinga sure ko ndi buhagarare imbere rwa stage. Baba we. Noneho sometimes man ukagenda kwera ukuntu babaga wireshyera ugahita usanga uri kugera munsi ya bya byuma. Umuhanzi uri kumureba ngo no wamureba ukajya umurebera nka gutya nyine from here azamuka kwera bagusunitse wegamye kuri bya byuma uri kureba gutya. Ayiwe. Noneho rero nukuvuga ngo ngiye iyo mbonye nyine umuntu umfitiye nanjye nkayo mashyushyu nta kindi tu I reflect back icyo gihe nanjye nkareba nk'igihe nabaga ndi kubona nkaba active, igihe nabaga ndi kubona ba melody kuri stage. Ntago byabaga bibaho muri Guma stage nawe ikugoroka mu mutwe wirebeye muri ubwo buryo. Icyo gihe kwera nigaga Kayonza. So bajyaga muri Guma zose zo muri iyo quartier no kuvuga ngo niba yabereye hari igihe yaberaga hitwa Nyamirama aho twabaga turiyo, Kabarondo twabaga turiyo, Ikibungo twabaga turiyo. Twagiye gute amaguru n'igitsi wagira Imana agaca hikamye ugahita uyurira ukayiparamira tujya kuri Guma. Ugiye kureba stage yandi urugero wavuga ati umuniga ntago ari buncika tu iyo numvagamo Buddha ewana nahapfira ngera ewana iyo habaga harimo Buddha
yabaga ari abantu birenze ariko en general nyine nakundaga Buda cyane ariko nanakunda nyine abasani cyane kuko indirimbo zabo zose nabaga nziza nabaga ari show kabisa. Wow. Navuga nk'Imana ibaho bakambwira ngo iki Mana ni umukozi w'umuhanga cyane wakundaga go stage ya Bulldog cyane. Uyu wumva uyu munsi nk'ingoma iye iri hit abantu baranake bavuga bati kuva Buda yabo nigize stream nyinshi kurusha izindi ariyo mwakoranye kabisa. Ubu byitiki success je Buda na mbere yuko dukorana Buda waranabizi nyine kuko mbimubwira buri gihe arabizi kabisa ko ndumufana we cyane. Ndabyibuka nagiye ndi gukora indirimbo yitwa Monica yego naho ari beat kera muri 2020 ngiye nsanga arimo arakora kuri Waki Waki barambwira ngo ni All Star ngo ya Ish Kevin ngo arimo abandi basani numvamo amavasi numvamo ni ya Buda bitavuga noki nyine n'ubusanzwe nakundaga hip hop n'ibiki nsaba Holy Beat ni nese mwaretse hatama kavasi arambwira ati gerageza mba nkasizemo none nagasizemo nziko bazagasiba yego icyo gihe noneho nari mfite nk'aga hit song kamwe nubwo byari ibya Danje numvaga icyo gihe nyine nta n'ikintu cya Danje ngiye gucontributing kuri iyo ndirimbo nuko nayikunze bangiriye impuhwe nagumaho noneho bankubise final sample nsanga verse yanjye ikurikirana n'iya Buda ndavuga no kubwo noneho verse yanjye ikurikirana n'iya Buda ubwo muri video tuzaba twegeranye. Okay. Munsi wo gushutinga Waki urageze. Ugeze mbyuka ntameze fresh cyane nari narwaye ama grippe wana yankubise byatare ariko ndavuga ni ntago nasiba shoot niyo wagira ute. Ariko kubera nyine ko akundi wanegekaye ko rutuntu gake ninda kugera kuri set man nsanga Buda yagiye. Ubwo umwaka wose tushira ntabonye Buda. Yego urumva twari no muri covid na movements nyinshi Buda namubonye bwa mbere noneho nyine musuhuza muri show ya Bruce muri 10 years of Bruce Melody. Yego ubwo bwa mbere nge nari mbonye Buda mwegereye vuga nti namubwira ngo ndi Juno nyine nanjye akavuga ati Juno bite naranze. That's how much nyine respect to Buda, that's how much big deal ari to me. Nuko nifuza guhura nawe nanjye already ndi superstar. None right now dufitanye noneho benga buri muntu wese yaririmba ijambo kuri ndi it's a success to me. Narabyishimiye cyane kandi nawe arabizi na nyuma yaho after imaze kugira ama numbers twarahuye turasangira turabiganira. Buda bura ntimuzabe na surprise tubakubise niya gatatu niya kane. Wow. That's so good. Aho ngaho bari sawa cyane. Turasoje agachallenge ka nyuma. Ari ngoma yitwa Umufungo. Niko yitwa ariko ubundi buri? Yeah. Warabuze. Ngiye kuguchallenginga udukubitire verse ya kabiri. Ikiraro buri munsi nzambuka njya kuzisumba nta mutima mubi gusa nzi ko buri shene yankegera ishene isari igintera umunabi izo sonka zitura imihanda nagwira umukimba nkashora mu byuki nkawumarira ku ipunani ikofu bibyimbyemo impapuro icwanga ryo ryuzuye ubugome guza igihe zagwira igicwa wa laizorare zizakora amahano nzikora nzakoma nzaryitwa nunze n'ubundi ibyo mbona nta myaka ijana nzakubita kushara umukecuru wapfa ndakuziye makanga uzarasaze kuko zibona mba nifunze bukwasi zikangwaho mpagaze indege nkabanyivunjemo icyuma ni fake nangera gato bari zimaze kugenda. Yego nta kibazo icyo nashakaga nakibonye. Ugiye kudusorana amagambo atatu yonyine. Kush niki, makangu niki, punani niki. Okay. Duhere kuri kush. Egari Gemani uririmba ibintu utazi. Kangurugero. Ngewe kera niga segonderi nigeze kwinyurira mu Giporoso Remera ahantu bita kwa Rwahama. Ego pe mbona ahantu handitse ijambo Twyford ntago nari nzi ikintu bisobanura. Yego Kakaririmbo kanjye ka reggae buriya kitwa Twyford.
yego nuko numvaga biryoshye kubivuga tuba Ehe. ari gihe urimba ibintu uko biri gufitinga ubu se ubajije Gadi ngo moromita bisobanuye iki yakubwira ko bisobanuye iki duhere kuri Kushid Gadi tuzamugeraho nawe ibyo nabyo nzimani kumwe uvuga ibintu biri aho ngaho naho makangu makangu ni makangu ni iki ni slang tu ivuga ibintu by'amakangu nyine nujyaza makangu ni makangu ni iki asundi hari umuntu usobanura slang ibyo bintu ni ibya kera yego nta muntu usobanura slang naho punani nta muntu usobanura slang punani ariko byo biri no kuri Google yego ni iki byo ni icyongereza abanza Eh. nta muntu ujya usobanura slang niyo mpamvu ibigomba kuba slang kugira ngo biguconfusinge kumenya icyo navuze cyane turacyari confused pe mukomeze mube confused icyo nzi icyo wabishatse wabimenya yego nawe wanze kuduconfuse ingura reka indirimbo yanjye nabanyigabanyirije garanti ubwo se mbikubwiye wazongera kuyumva nanjye nsubiremo akaririmbo numve neza amenye icyo bisobanura ugomba kugenda ukabyumva ntabwo rega kumva icyo navuze bisaba ngo wumve ijambo ushobora kumva the whole sentence kumva concept niwumva amagambo nakoresha ariko kumva ubutumwa rero ababidisclosinga niko gatego mba nashyizemo kugira ngo indirimbo zanjye zigume ziri nagira ngo mukoresha agacaringi kanyuma kari ako ngako ariko numvisha n'abantu ukuntu Juno abasha kuririmba shenge irimo utugambo twiza nka turiya akaririmba n'umufungo urimo utugambo twiza nk'utu erega uwo ni we Juno nakubwiye gukiza aratenderaje inguni zose ugomba rega dufite abafana bakunda ibintu bitandukanye yego rero bose kandi bose baba bankunda from what I see mfite abafana bo kuri street mfite abafana b'aba gangsters mfite abafana b'aba soft men mfite abafana b'abakobwa b'aba gangsters aba tomboys aba buddies you know ibyo nabyo wamenya man it's too uracyari slang very cyane rwose very rero ibyo byose ubugerageza kubikombayiningira mu muziki wawe niyo mpamvu usanga n'ubundi udakunzwe n'abantu bamwe yego kagacarenje ka nyuma pe nagusezereye akandi asubwa kubaza tuma mfite ububoro bwinshi kandi ntago ari byiza ku muntu wadanje nawe ako nkurikije kuntu dusoga duhura mu mwaka rimwe nkakubaza babarira umbwira umunsi kuko uri mu bahanzi bakundwa cyane n'abakobwa umunsi umukobwa yagutunguye akakwereka urukundo nawe akavuga uti ye kumva biri urikanze akubonye akaba excited nawe ukavuga ati birashoboka se man ni ama scenarios menshi atandukanye kandi birashimisha hitamo imwe yonyine nawe no mu ngubu isigaruka mu mutwe wawe imwe yonyine ni abantu nagiye gusura ni famiye yego ni famiye ni abantu bari married bafite n'ababebe so nagiye kubasura nyine ari surprise to ndagenda nsanga nyine barankunda cyane kumwe birenga umuntu akajya yumva nyine nta n'ikintu wenda afite yaguha uretse kuguma kubwira uri umuntu mwiza urasa neza imiziki yawe ndayikunda akabakuririmbiyeho gato ugasanga abana biwe baranzi iki that's one of the best nyine bihita binza mu mutwe yari umuntu ufite na famille like umugabo n'umufasha we na famille wow that's so sweet ndagushimiye brother gira icyo ubwira rero abantu bawe abakunzi bakunda imiziki yawe n'abanyarwanda muri rusange cyane ko turi umwaka ukiri igitonore cyane kabisa icyambere ndabifuriza amahirwe masa muri uyu mwaka basaba kunsengera yego ko ngiye nizera mu masengesho ikindi ibyo nagomeje mbasezeranya mu myaka yashize no muri ibi intego no kujya hejuru nta gusubira hasi nta birimo uyu mwaka ni umwaka wo gukora ni umwaka wo kuba amabengazi menshi no minsi iri imbere nzasohora izindi ntabwo ari shenge gusa pretty much ni ibyo no kuguma mbashimira ko bakomeza gutuma nanjye banyorohereza akazi kuko iyo nsohoye indirimbo bakayikunda bimereza kime zo gukora izindi nyinshi so ndabashimira cyane ndakeka ari ibyo ngibyo si byose nibyo akazi keza Juno thank you so much
umwaka mushya muhire kuri Juno Kizigenza kugira ngo mborohereza akazi shenge ipiniza hano hasi ku kiganiro yo nimba wakirebaga wagikunze nkwibutse ko impamvu twagikoze turagaruka kuri projet yitwa shenge jyaho hasi rero hariho link uyituyikandaho ireti kujyana direct y'indirimbo uri uyirebe cyane usige commentaire aho ushaka hose ikizima nuko song ikugeramo kandi bisangize inshuti zawe ubundi mukabyine ibintu bikomeze kugenda neza wakoze cyane brother respect muraho neza abanyarwanda kazi iyo mwumvishije ako gaseko gasekeje muhita mumenya ko ari umuhungu wanyu Papa Million aka tsindira amamiliyoni none aguturuka muri Fortebet mwayibonye handitse ngo play for millions now anga ni Fortebet sibyo play for millions now aka kanya tsindira amamiliyoni kano kanya rero nibiki byiza muri Fortebet twafitiye murabizi ni bya bindi ibikubo byiza amashami menshi mu gihugu hose ibyo byo murabizi n'urucabana guyutsinze kandi insinzi yawe yishyurwa ako kanya ibyo byo nabyo turabizi nago duhora tubisubiramo ibyo byose ni byiza Fortebet itugenera. Fortebet ni kidufitiye rero muri iyi weekend mwamfura mwe mwanshuti zanjye nziza mwe mwanshuti zanjye dukeneye kusoroma amafaranga mu kiyaga Kigali cya Fortebet. Fortebet muri iyi weekend tubafitiye umukino ukomeye wa Arsenal na Aston Villa. Arsenal na Aston Villa bizaba bihuye biri kwesurana hariya bimeze nabi. Ikipe ya Arsenal nakubwiye ngo izahacana umucyo. Izakanyuraho kari agakipe ka Unai Emery nkaho irimo kugatera ipasi urabona ukuntu umuntu atera ipasi umupira none hakabanza harimo umukunjo ubundi ikipe ya Unai Emery iri Aston Villa irimo imikunjo myinshi cyane none Arsenal iraje gitera ipasi ubundi azasigara harambutse ngaha nko ku mupira wanjye asante sana ngaho nahandi mwabisanga niki ni muri Fortebet kandi muzasanga Arsenal ikubiye neza. Arsenal ifite igiko cya rimwe n'ibice 45 yezuwe nukuvuga ngo ibihumbi 100 birya ibihumbi 45 none wanabikombina n'ibindi biteye ubwoba none akaba n'undi mukino ukomeye cyane wa Manchester United n'ikipe ya Brighton izahura n'ikipe ya Manchester United, ikipe ya Brentford izahura n'ikipe ya Liverpool. Ayo se amafaranga mwabagabo mwe none ufashe Liverpool gutsinda Brentford ugafata Arsenal gukubita Aston Villa abantu mwayo sa amafaranga yigendera se n'ahandi wabisanga ibikuba byiza n'ahandi wasanga amafaranga menshi amafaranga bishyura ko kanya ni muri Fortebet n'ahandi rwose wabikura ni muri Fortebet. So nakubwira yuko wasura urubuga rwacu wa eshatu akadomo Fortebet akadomo rana wa ubundi ukikora ipari yawe cyangwa se ukadusura kuri imwe mu mashami yacu 100 ari mu gihugu hose rikwegereye. Nabwira iki none muri Fortebet tugira bya byiza muhora mukunda bita promotion banze nchezemo gakeya bro. Promotion ya Fortebet turi heherero muri weekend tuzaba turi kuri Kabuga abantu ba Kabuga tuzaba turi kumwe tariki 18 kuwa gatandatu guhera saa 8 kugera saa 11 bantu ba Kabuga nizere yuko tuzaba turi kumwe muzaze muri benshi ubundi twizwe tubyine kahave ubundi tunitsindire n'ibihembo byiza hamwe na Fortebet. Ku cyumweru abantu bashaka kumbaza ati none ku cyumweru turi hehe bantu ba Muhanga none hari akabari kajya gakunda kuririmba karaoke je none nzaba kwani n'umuririmbyi wa karaoke mwiza tuzahure muri ako kabari nyuma ya promotion ariko nyuma ya promotion izebera Muhanga ari mu mujyi tariki 19 guhera saa 8 kugera saa 11 tuzaba turi kumwe n'abanzi bakomeye tuzaba turi kumwe na influencer bakomeye tuzaba turi kumwe n'ibihembo bikomeye amatelefone ya smart ya maso y'inyana telefone ifite amatorosha ruta y'imodoka ifite amatara ruta y'imodoka none hariya tukaba dufite amayikutera agezweho amayikutera agenda gufasha nshuti y'Imana ntago ushobora kugenda wumva ikiganiro cya Emirene mana ntago ushobora kugenda wumva ikiganiro cya Emirene uri kugenda mana uri hoparirere ntibibaho ibyo ngibyo ntago bikigezweho tugufitiye kuteri zabugenewe ugenda gukurikirana ikiganiro cyiza nk'iki ngiki urimo muri ekuteri n'ibindi bihembo by'amatike yo kubetinga y'ubuntu gutegera ku buntu bibaze kugira ngo tugwe n'amatike y'ubuntu yo gutega men biteye ubwoba fm niko abantu bakunda kuvuga muri iki gihe biteye ubwoba cyane sibyo so nahandi rero ibyo byiza wabikura ni muri Fortebet. So
Fortebet rero duhurire hehe? Duhurire Kabuga kuwa gatandatu guhera saa 8 kugera saa 11, ubundi twongere duhurire Muhanga guhera saa 8 kugera saa 11 tariki 19 ku Cyumweru. Nababwira iki rero? Ibyiza byose nani mwabisanga ni muri Fortebet. Nakubwira yuko wowe icyo usabwa niki nugushyiramo agakweto kawe, ubundi we tukerekeza Muhanga ku Cyumweru cyangwa ukerekeza Kabuga kuwa gatandatu, ubundi ukaza ukitsina amamiliyoni yawe nonaha hamwe na Fortebet. Play for millions now.